Ni mu gihe mu Rwanda hose habarurwa umubare w'abanyarwanda bari hejuru ya 70% babeshejweho n'imirimo y'ubuhinzi. Ibi biganiro rero byari bigamije kurebera hamwe uburyo ubuhinzi bwarushaho guhuzwa na gahunda zigamije kurengera abatishoboye. Ubusanzwe abagenerwa iyi nkunga y'ingoboka bahabwaga amafaranga yonyine, nyamara ubu hashize umwaka umwe guverinoma y'u Rwanda yongeye inkunga igizwe n'amatungo yunganira amafaranga y'ingoboka yarasanzwe atangwa. Hatangiriye mu mirenge 30 mu gihugu hose, no kuvuga ko muri buri karere hagiye hatoranwamo umurenge umwe. Iyi gahunda yiswe minimum package isobanura bwite Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka. Ikigamije nukurura wa muntu w'umukene koko dushobora niba twamuhaga ingoboka tukamwongera itungo cyangwa amatungo abiri kugira ngo yo kutungwa na yangoboka gusa ari buryo igashira, ubwo abafite yangoboka abafite rya tungo cyangwa amatungo abiri ashobora kumufasha no kumugoboka. Ni kenshi leta yagerageje gushyiraho gahunda zigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage, ariko zikabangamirwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, aho bamwe bashinjwa gukurura bishyira kandi atari bo bagomba gufashwa. Aha hatangwa ingero za gahunda yagira inka munyarwanda ndetse n'iyiswe minimum package ije kunganira ingoboka y'amafaranga yarasanzwe atangwa, ije mu gihe bamwe mu bayahabwaga batishimiye uko yatangwaga. Uyu numwe mu bagenerwa bikorwa. Nayafashe rimwe mu kwezi kumwe, ntabwo ari kangahe se kabiri se gatatu, ni ukwezi kumwe nayafashemo mu kwezi kwa sinake kwibuka aribyo. Ese mu gihe gahunda nk'izi ziza zigashimwa n'abazihabwa ariko zikanengwa imitangirwe yazo, haba hari icyizere cy'uko aya matungo yongeye kudufaranga twatangwaga ku batishoboye yo atazarigiswa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze nk'uko bamwe na bamwe hirya no hino mu gihugu babigenza muri gahunda yagira inka? Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi: biriya ntabwo wavuga ngo ni ikintu kiri systematique kiri mu gihugu hose. Ni ibibazo bigenda bigaragara ahantu hamwe na hamwe bitewe wenda n'imyumvire mike y'abayobozi bahari n'iki, ariko ntabwo watinya ngo uvuge ngo nta kintu nzakora kubera yuko hari gahunda zigenda zikorwa nabi, ahubwo dushyira imbaraga kugira ngo zidakorwa nabi. Niyo mpamvu twavuze tugenda tugaruka mu bintu byo bukangurambaga no kwigisha kugira ngo abantu bagende bahindura imitekerereze. Nyamara nubwo leta ifasha abatishoboye bayo, ntabwo igamije ko bakomeza kubaho bateza amaboko. Iki kibazo cyagarutsweho cyane n'abadepite. Bajya kuba minisitiri mujyango murazi abantu bahawe ibintu, ariko wasanga umuntu wahawe inka, umuntu wakoze muri VUP, umuntu wagiye mu budehe aracyashaka kujya mu cyiciro cya mbere. Imyaka 5, imyaka 10, ntabwo ibyo byashoboka. Umuntu niba yinjiye muri scheme yo guhabwa imfashanyo n'inkunga, nagenerwa imyaka nk'itanu acutswe ajyemo abandi. Kuri iki kibazo Minisitiri Kaboneka anenga abagenerwa bikorwa bamwe bitwara batya, aho basabwa kwitwararika izi nkunga. Ukamuha itungo aho kuribyaza umusaruro akaryica nabi, kandi niryo atezeho amikoro, cyangwa se ararigurishije nta naguzemo ikindi kintu, arayafasha agiye kuyanywera. Ntabwo leta iba yaramufashije kugira ngo ajye gusinda. Kugeza ubu iyi gahunda yiswe minimum package imaze umwaka itangijwe, ifite igihe cy'imyaka 3 kigeragezwa. Nyuma y'iyi myaka hazarebwa icyo imaze gutanga, hemezwe niba ikomeza cyangwa ihagarikwa. U Rwanda ruvuga ko mu mwaka wa 2030 igipimo cy'abari munsi y'umurongo w'ubukene kizaba kiri kuri 0. Ni umubare ufatwa nk'udakanganye kugerwaho, mu gihe mu 2001 40% by'abanyarwanda bari munsi y'umurongo w'ubukene. Mu 2016 bakaba bageze kuri 16%. Icyakora kugira ngo ibi bigerweho, ababonye izi nkunga baba bagomba kuzikoresha neza. Jehome Munyentwari, Royal TV.